mucyo dukomeze tujye imbere dutsinde ibigerageza turwane intambara twizeye twihanganire byose turabasirikare benshi twogejwe mu maraso umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu dukomeze dushyira imbere twishimire ihoraho. Ndabashuhuje kandi bahaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Hano ni kuri Christian Family Life. Yemerite Kaminka ubasuhuza. Muraho mumeze neza? Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nizere ko aho muri hose mumeze neza, Imana ibarinze. Nukuri twabonye ineza y'Imana muri ibi bihe bitambutse. N'uyu munsi ubwawo twahagarara tukavuga ngo kuba turiho, kuba twashoboye kuza hano kugira ngo twongere kuvugana, twongere kubonana n'ubuntu bw'Imana bukomeye cyane. Rero mbahaye ikaze, ndabaramukije aho muherereye. Nukuri turabakunda kuri Christian Family Life kandi turabashimira namwe ko mukomeza kudukunda ndetse no kubana natwe no kudushyigikira mu buryo bwose bushoboka. Imana ibishimire kandi ibagirire neza. Ntangiye mvuga ngo turi abasirikare. Uyu munsi ngiye kugaruka ku ijambo nasorejeho ubushize cyangwa se nasubitse ku buryo bwo gusengera abana bacu. Babyeyi muraho, abagore, abagabo, mwigire hino kugira ngo dufatane amaboko, duhugurane, turebe uburyo twashobora gufata cyangwa guha icyerekezo abana bacu binyuze iy'umwuka. Haleluya. Yego, binyuze mu buryo bwo gusenga. Uko tugenda tubaturaho amagambo, ibyo tugenda tubavugaho buri munsi bigera aho ngaho bigahinduka ubuzima bwabo. Babyiyumvamo, barabitekereza, babyibonamo, babyisangamo se. Ariko uyu munsi ndagira ngo turebe ese ururimi rwacu twashobora kurukoresha gute ku buzima bw'abana bacu. Imbaraga z'ururimi mu masengesho, mu magambo tubaturaho, mu byo tubavugaho bibasha guhindura ubuzima bwabo. Haleluya. Yes. Rero mu migani haravuga ngo imbaraga z'ururimi. Yes, havuga ngo mu rurimi harimo imbaraga z'ubuzima cyangwa z'urupfu, cyangwa se hakavuga ngo ururimi nirwo rwica cyangwa rugakiza. Hanyuma rero ngo abarukunda ngo bazatungwa n'ibyo ruzana. Mu yandi magambo, ibyo bazavuga nibyo bazabona. Nibavuga ubuzima bazabona ubuzima, nibavuga urupfu bazabona urupfu. Uyu munsi ndagira ngo turebe ngo imbaraga z'amasengesho cyangwa imbaraga z'ijambo washobora kuvuga ku buzima bw'umwana wawe bikamuhindura, bikagenda birushaho kumugira mwiza kurushaho, cyangwa bikagenda birushaho kumugira mubi kubera ibyo wavuze. Wibuke ko mu gice cya mbere navuze ko Bibiliya yatubwiye ko nk'uko imyambi imeze mu ntoki z'umurashi, ngo niko abana bo mu busore bwacu bameze mu biganza byacu. Bivuze ngo tubafiteho ubutware. Imana yarabaduhaye, yemera ko bavukira iwacu, iwanyu, kugira ngo tubarere. Rero muri uku kubarera ni igice gikomeye cyane cy'ubuzima bwabo bwo mu mwuka, harimo kubasengera. Isengesho, ijambo umuvugaho niryo rimugira, cyangwa se niryo rishobora kumumena. Rishobora kumwubaka cyangwa rikamusenya, rishobora kumubumba cyangwa rikamumena. Mbega biterwa n'icyo wavuze cyangwa nuko wakoresheje ururimi rwawe. Ushobora kuba unyumva rero ukavuga uti jewe abana banjye baracyari batoya, ndibaza ko ibyo ngibyo ari byo ababyeyi ngira ngo bafite abana bakuru, ariko ntabwo ari byo. Ahubwo ugize umugisha wabyumva utaranabyara, kugira ngo umenye uburyo uzatangira kwitegurira uyu mwana, kuko navuze ko urubyaro ari umuhamagaro. Imana ibiduhamagariye kuba ababyeyi. Ni ikintu uba utarigeze ukora bwa mbere, ni ibintu twiga, ni ibintu twitoza, ni ibintu iyo dukoze neza bigira ingaruka nziza, kandi niyo dukoze nabi nabwo bikagira ingaruka mbi kuri twe ndetse no ku bana bacu. Rero uyu munsi ndagira ngo nkubwire wowe ugitekereza ngo haracyari kare, ntabwo nasenga, nubwo nabimusengera ntiyamenya ibyo ari byo, ntiyanabyumva. Si ngombwa ko abyumva, ariko ikirere cy'ubuzima bwe kirumva, isi ye yo mu mwuka irumva. Umva, destiny ye irumva, ejo hazaza he harumva,
ibimuzengurutse birumva, yemwe n'umwanzi urimo kumutagetinga nawe arumva. We ashobora kuba atarageza n'ikigero cyo kumva, ariko uvugana n'ubuzima buri hejuru cyangwa burenze urwego rwo uwo mwana ariho uyu munsi. Ubwo ndavuga kuri babandi bavuga ngo baracyari bato, nawe uba afite bakuru bakaba bageze no ku kigero uvuga uti yewe ibyanjye nta garuriro, byararangiye, iyo nza kubimenya mbere wenda hari nkasenga, hari icyo nari kuramira, ariko ndagira ngo nkubwire ngo haracyari ibyiringiro. Nawe uyu munsi naje ngo dufatane amaboko turebe ngo ni gute uwo mwana umaze kuba ikirara twamusengera akagaruka, uwo mwana umaze nawe waramuhebye nawe yarihebye, twashobora kumusubiza ku murongo hamwe n'ubuntu bw'Imana, kandi byakunda kandi byashoboka. Ururimi rwacu rero dushobora kurukoresha neza. Iyo usomye mu Ngoma za kabiri igice cyaho cya 26 uza kuhabona umuntu wabaye umwami akiri mutoya cyane ku myaka 16. Umutwe waho w'amagambo uravuga ngo bafasha Uziya kuba umwami ngo arakomera. Yafashijwe n'abantu. Nyuma yuko se apfa, abantu baraterana baravuga bati ni wowe tugiye kwimika ukaba umwami wacu. Byarakunze kuri iyo myaka ya 16, kandi ngo aza no kuba umwami koko arakomera. Hari ibintu byinshi yakoze muri iyo myaka yari ku ngoma, hari byiza hari nibibi. Uyu munsi babyeyi munyemerere mumbabarire muntege amatwi mube hafi kugira ngo turebe bimwe mu bintu twashobora kwatura ku buzima bw'abana bacu bigahinduka isengesho, kandi bikaba ari ibintu bimutegurira ubuzima buri imbere ye. Haleluya. So uburyo washobora rero gukoresha ururimi rwawe usengera umwana wawe cyangwa umwaturaho ni uburyo bwo kumuhuza n'abantu bazamufasha cyangwa bazamufata amaboko mu kumugeza ku mugambi Imana yamuremeye. Urabona Uziya aho yari mutoya, ntabwo yari kwibwiriza ngo avuga ati ubwo data apfuye reka mpaguruke, kuko imyaka ye yari itarabimwemerera, ariko kubera hari abantu bateguwe, navuga ko ari Imana yabateguye kugira ngo bazamufashe kugira kucyo Imana yashakaga ko akora mu gihe cye, bo bonyine baramufata baravuga ngo Uziya tugiye kukugira umwami. Rero natwe nidusenga dusengera ubuzima bw'abana bacu, tuzajye dusenga tuvuge ngo abana banje ubahuze uyu munsi ndetse no mu gihe kizaza n'abantu bazatuma bagera ku intego cyangwa se kuri purpose cyangwa ku mugambi Imana yabaremeye. Ibyo ni ibintu uvuga ubasengera baturaho, mwaba muri kumwe musengana, baba baryamye mu cyumba cyabo, waba uri wenyine cyangwa muri kumwe, ukabyatura ukiciraho. Iryo sengesho risigara rikora akazi mu kirere cy'ubuzima bwabo cyo mu mwuka, bakazajya bagenda basanga ibintu biborohera mu rugendo rwabo rwo gukura. Haleluya. Rero ikindi ukwiriye gusengera aba bana ni ugusenga kugira ngo ibyo wowe utagezeho nk'umubyeyi bo bazabigereho kandi banabirenge. Yego, iyo ukomeje gusoma aho ngaho kuri 26 ubona Uziya yarubatse umujyi cyangwa ahantu aho se yashaje adashoboye kubaka. Rero birashoboka yuko nubwo wireba umeze gutyo, nubwo ubona hari ibyo utashoboye, ariko kuri iyo mbuto Imana yaguhaye ari we mwana wawe, washobora kumutuma kure. Nkuko nabivuze, n'umwambi uri mu maboko yawe, washobora kumurasa kure yaho wowe wageze, washobora kumurenza ku byo wowe washoboye gukora. Mu buryo bwo gusenga no kwatura, ururimi rufite imbaraga. Noneho ururimi ruvanze n'urukundo, ruvanze na autorite y'ububyeyi, rujya rukora ibintu bikomeye ku buzima bw'abana. Haleluya. Wow. So umutuma kugera kure yaho wowe utageze. Haleluya. Ikindi, urabona Uziya yabaye umwami afite imyaka 16. Ni imyaka mike cyane, aho umuntu rwose mu buzima busanzwe abatarafata umurongo, bubona abanshi baraho bahuzagurika bataramenya ngo ni gute. Ariko ndagira ngo nidusengera abana bacu tujye tubasengera tuvuge ngo bazakora ibyo bagomba gukora, ibyo Imana ishaka mu buzima bwabo, kandi bazabikorera ku gihe. Icyo kintu ndagira ngo ngishimangire. Gukorera ku gihe no kuvuga ngo hari igihe abantu batinda mu bintu, ugasanga uwakaba yarangiza amashuri mu myaka 12 ayarangije mu myaka 20, ugasanga uwakabaye abona akazi mu myaka 22, 23, 24, 25
akabonye mu myaka 30, ibintu byose bikagenda byisunika bikazatuma abaho mu buzima bukererewe, ari nacyo cyituma bamwe bagera ku musozo w'ubuzima hari ibintu bimwe batagezeho kubera hagiye habamo ibintu byo gutinda. Iki kintu tujye tukitaho, nidusengera abana bacu tujye tubaturaho, tuvuge ngo muzagera ku byo mugomba kugeraho kandi muzabikora mu gihe hatariho gukererwa. Imyuka yo gukererwa tukayirukana, yego, tukayisenya, tukayikura mu nzira y'abana bacu. Ibibakerereza mu mashuri, ibibakerereza mu mico, ibibakerereza mu myifatire, ibibakerereza ibyo bahura nabyo, ibyo bajyamo batabizi, tukabikura mu nzira. Haleluya. Nawe urabizi, tegereza mu muryango w'iwanyu, nawe ubwawe wirebe, ese wagiye ugera kuri achievements mu gihe kingana gute? Ese byari igihe gikwiriye cyangwa warakererewe? Niba warakererewe, wakererejwe n'iki? Rero ibyo byagukerereje ugomba gusenguka byanga ku buzima bw'umwana wawe, ukavuga ngo ibyo natinze mibi umwana wanjye ntazabitindamo, cyane cyane ukubizi, you have the experience, wamufasha, ariko kandi Imana niyo yamufasha cyane kurushaho. Haleluya. Tukabasengera, tukavuga ngo Imana izana abantu b'umumaro mu buzima bwabo. Yego, urimo kuvuga ngo akapipi kanjye se kuri gatoya, umuntu w'umumaro se ni ukuvuga iki? Ariko ndagira ngo nkubwire ngo utangira kare nibyo byiza. Uragenda ugafungura ikirere, ugategeka ibintu bikajya ku murongo, umwana akajya akura bimeze nkaho ari ugutemba kw'amazi. Nta bintu bimugora kuko yateguriwe inzira mu buryo bwo mu mwuka. Rero iyo dusenga iri sengesho ngo Imana ihuza abana bacu n'abantu b'umumaro mu buzima bwabo, ni ukuvuga ngo hari abandi bantu baza bataraba akamaro ahubwo baje kubasenya. Hari abandi bantu baza baje kubatanisha. Hari abandi bantu baza baje kubakura ku murongo. Iyo bakura barimo kwishakisha, bashakisha inshuti, bashakisha abantu, ubuzima bwabo turi bande hariya muri kiriya kigero. Hari abana benshi bahapfira kubera ko hatabayeho kuyobora, hatabayeho guha umwambi icyerekezo. Haleluya. Ugasanga abana benshi barahatakariye, bahatakarije destiny zabo, abenshi bagapfa bategereje n'igihe kubera ko bahuye n'abantu batarabumumaro, ahubwo bahuye n'abantu bo kubica cyangwa kubangiza n'ubuzima bwabo. Turacyari mu gusengera abana bacu, ukatura ukavuga ngo abana banjye bazasimbuka imitego y'umwanzi yose. Wari uzi ko hari imitego dutegwa abantu bakiri mu nda za ba nyina? Wari uzi ko hari imitego tunategwa natwe ubwacu nk'ababyeyi mu gihe dutwita abo bana? Abantu wenda kubera ishyari cyangwa se kubera izindi mpamvu runaka bakagira ibyo batura, bakagira ibyo bavuga, bakabivuga ku mwana wawe, ugasanga mu kuvuka ko bibaye ibibazo. Yavuka ugasanga wenda hari ibintu runaka avukanye bitameze neza, no mu gukura no mu buzima bwe ukajya uhora akajya ahora ubona ari umuntu uhura n'ibintu bimuzitira, Ariko iyo dusenga tukavuga ngo ntibazashibukanwa n'imitego umwanzi azabatega, yaba ari yo bazi yaba ari yo batazi, birakora bigera ahantu bikabakorera bakakirenga batari kukirenga. Umwanzi yateze umutego yateguye, ariko ugashibuka ntubafate. Kubera iki? Hari umugore cyangwa hari umugabo wasenze, aravuga, ararasa, yohereza umwambi, aravuga ngo imitego yose y'umwanzi abana banjye ntabwo bazayigwamo. Haleluya. Yego, nimwigire hafi twige uburyo bwo gusengera abana bacu. Ururimi rwacu rufite imbaraga, aho kugira ngo tujye turwirirwa turukoresha tubagaya, tuvuga ngo ibyabo byararangiye, tuvuga ngo ntacyo bageraho, ahubwo reka turukoreshe tubagorore, reka turukoreshe tubahe future, reka turukoreshe tubareme. Yewe, kuko Imana yarabaduhaye kandi izabatubaza. Izabatubaza. Rero tubasengere, tuvuge ko batazagwa mu mitego y'umwanzi. Tubasengere, tuvuge ko bazabaho ubuzima bwuzuye. Haleluya. Ubuzima bwuzuye umwana wawe azabubaho. Ntabwo azabaho igice, ntabwo azabaho ubusa, azabaho ubuzima bwuzuye. Uruzi ko hari abantu bajya baza ahangaha ku isi bakabaho, ariko akajya abaho nk'umuntu waje guherekeza abandi, akajya areba gusa ibyo abandi bageraho n'ibyo bakoze. Abangana nawe barangije amashuri, abangana nawe babonye akazi,
abangana nawe barongoye cyangwa barongowe, abangana nawe bubatse amazu, baguze amamodoka, bageze ku bintu bikomeye, ariko we akabireba nkaho nta burenganzira abifiteho, nkaho atavukiye kubibona. Mubyeyi, uyu munsi tangira usengere umwana wawe, kuko ameze nk'umwambi mu biganza byawe. Uwo mwambi wurase, wature ku buzima bwe, uvuge ngo umwana wanjye azabaho ubuzima bwuzuye. Ubuzima bwuzuye no kuvuga ngo nta nubwo azapfa akenyutse. Ni abana bangahe ababyeyi biyuhakuye bakabarihira amashuri, bagakora ibyo bashoboye, bakaniga, ariko bagera ku kigero aho bagakwiye kuba batanga umusaruro mu miryango yabo, Satani akaba arabarashye, abacishijeho, barapfuye, bapfuye amarabira, bapfuye mu buryo butunguranye, imodoka zirabagonze, cyangwa araryamye abyutse atari muzima. Reka nkubwire, washobora gusengera abana bawe ukabaha icyerekezo, ukavuga ngo bazabaho ubuzima bwuzuye, ntabwo bazakenyuka. Ikindi, ntabwo bazabaho nk'abaje guherekeza abandi. Ikindi, ntabwo bazabaho nk'indorerezi hano muri iyi si. Ikindi, haleluya, igikundiro cy'Imana kizababaho, kizabomaho, naho batari bakwiriye gukundwa bakundwe, naho batari bakwiriye kwemerwa bemerwe, naho batari bakwiriye kuba binjira bahinjire, kubera papa na mama bapfukamye, bavuze ijambo bakarituma muri future y'ubuzima bwabo. Haleluya. Ndagira ngo turebe urugero rw'abantu baza mu isoko. Buriya haba harimo abantu b'ibice b'ingeri nyinshi, reka bari ko mbivuga. Harimo abantu baba baje gucuruza, harimo abantu baba baje ari abaguzi baje kugura, hari abandi bantu avuga ati ubwo nyuze aha reka nyure hariya ndebe igitenge uko kigura, kugira ngo ubutaha nimbona amafaranga nzaze nkigure. Hari n'abandi bigendera gusa bakavuga bati reka tube tugiye mu isoko dupase umwanya, amasaha abagenda. Urumva, abona abantu bose bari mu isoko, reka isoko turigereranye n'ubuzima noneho bwacu turimo. Harimo rero abantu b'ingeri zose muri ubu buzima, ariko ndagira ngo abana bacu twebwe ntibazamere nk'abantu baje mu isoko kurebera abandi, ntibazamere nk'abantu baje kubaza ibiciro gusa bagacaho nk'aho ibyo bitababereye cyangwa bitabareba. Bazabe bamwe mu bacuruza. Haleluya. Ni ukuvuga ngo bazabe bamwe mu bakora bikemera, bazabe bamwe mu bavuga rikijyana. Nizere ko turi kumwe, ariko ni ukuri dusengera abana bacu. Imyambi ari bo mu buzima bwacu tuyirase kure, kugira ngo ubuzima bwabo buzamere neza. Haleluya. Oh Jesus, ukwiriye gusenga wowe nk'umubyeyi, umugore cyangwa umugabo unyumva uyu munsi, kugira ngo uzabone iminsi myiza y'ubuzima bw'abana bawe. Uracyumvise? Uzabone iminsi myiza y'ubuzima bw'abana bawe. Abana bawe bazabe ari imyambi urashisha abanzi bawe, atari imyambi kurasa mu mutima. Haleluya. Abana bawe igihe bazaba barangije amashuri uzaba uhari kwakira impamyabumenyi zabo. Abana bawe igihe bazaba bageze ku bikomeye uzaba uhari kugira ngo wifatanye nabo. Bijya bibabaza cyane iyo umwana yakuze akagera ku kigero, wenda ajya gukora ubukwe se, wenda yarangije amashuri, wenda hari ahantu agomba kuba umubyeyi, ariko ugasanga agiye gushakisha muri base wabo, ba nyirasenge, ba nyina wabo, kugira ngo baze bamuhagararire. Ubwo ni mu rugero rwaho wenda umwana yapfushije umubyeyi hakiri kare, akarerwa mu buzima bukomeye, ariko Imana ikamubeshaho. Yagera mu gihe cyo kwishima akumva ntafite uwabyereka, akumva ntabwo bimuryoheye nk'uko byakabaye bimuryohera. Kuki? Mama ntawe uhari, papa ntawe uhari. Ariko uyu munsi ndagira ngo ukanguke ku maso yawe, uve mu bitotsi by'ubuzima, uve mu kwemera ngo niko iwanyu byabaye, niko byagenze, ntawe urenze iyi myaka, ntawe ugera kuri ibi, ubyange, wirevolte mu izina rya Yesu Kristo. Urabyumva? Uhamagara amaraso ya Yesu ku buzima bwawe, nawe ubwawe wisengere, uvuge ngo sinzapfa ahubwo nzarama, kugira ngo nzahagarare mu minsi myiza yose y'ubuzima bw'abana banjye. Haleluya. Yego, kandi uvuge ngo ntabwo nzareba abana banjye bapfa, sinzabashyingura, ahubwo nibo bazanshyingura. Ni ukuvuga iki? Uzarama, urebe iminsi myiza yabo yose, ntibazajye gutira umubyeyi. Come on. Ndimo kubaha amabanga y'ubwami bw'Imana mu buryo bwo gusengera abana bacu. Umwana ni ikintu gikomeye cyane, ni umuntu ukomeye mu buzima bw'umubyeyi. Rero ugomba kuhaba kugira ngo urebe iminsi myiza yiwe,
atagombye kujya gutira mama, atagombye kujya gutira papa, ntawe bitabera, biraryoshye. Ariko rero iwanyu hari za karande zituma mutarama, iwanyu hari urugero rw'imyaka mutajya murenza 40 ntimuyirenza, 50 ntimuyirenza. Iyo ugeze 30 utangira kuvuga uti noneho ubu ni njyewe ugiye gukurikiraho. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari Yesu uhindura amateka kuri wowe, ari buyahindure, ndetse no ku buzima bw'umwana wawe arabihindura, kugira ngo uzabeho urebe iminsi myiza y'umwana wawe. Mwishimane kubera ko Imana izaba yabikoze. Haleluya. Rero muri uku gusenga no muri uku gukoresha ururimi rwacu neza, turasengera abana bacu kandi tukabatuma ndetse tukavuga ngo bazasoze neza. Gusoza neza no kuvuga ngo bazasoze mu buzima babayeho bafite umumaro mu gihe cyabo, bazasoze babayeho mu buzima bwo kubaha Imana. Niba uyu munsi uri umubyeyi ukaba wubaha Imana, ugomba gusenga kugira ngo abana bawe bazatere ibirenge mu byawe. Haleluya. Ntibivuze ko batazakora indi mirimo, batazatera imbere, batazagera mu nzego no mu bindi bintu, ariko icyo ntikikibagirane. Nabyo ni byiza cyane, buriya kubaho ni byiza, ariko no gusoza nabyo bifite icyo bivuze gikomeye cyane. So uvuge rero uti abana banjye bazabaho kandi bazasoza neza. Iyo ukomeje gusoma hariya kuri iyi nkuru ya Uziya, uza kubona ko hari ahantu yageze agatangira akibona, noneho bigatuma agira ibibembe. So gusoza kwe ntabwo kwagenze neza, kubera nyine kudakomeza kugira umurongo cyangwa kudakomeza umurongo w'ubumana. Rero natwe dusengera abana bacu, tujye dusenga ngo bazabaho neza, ariko bazanasoze neza, basoze bubaha Imana, basoze bumvira Imana, basoze batatubabaje nk'ababyeyi, bataturijije amarira y'agahinda, ahubwo baturiza amarira y'ibyishimo. Haleluya. Yego, nshobora kuba mvuga ibi ngibi rero ukabona utari kwa pastor, byo uvuga wowe ndumva wenda ari kuri babandi bagifite aho bagarurira, ariko jewe deja uwanje simufite. Uwanje yamaze kujya mu kigo ngororamuco, uwanje yamaze kujya mu biyobyabwenge, uwanje yamaze kujya mu nzoga yabaye umusinzi, uwanje yamaze kwangirika, nta byiringiro mfite. Ndagira ngo nguhumurize, ahari niyo mpamvu Imana yashize ku mutima wanjye muri iki gihe kugira ngo twige mu buryo twasenyera abana bacu, kuko buriya bimwe mu byangiza abana hari ibyo tugiramo uruhare nk'ababyeyi kubera kutamenya. Nigeze kumva umubyeyi avuga ati mfite bana 5, ariko muri abo bana ntako atagize umubyeyi w'umugabo n'umugore ngo babahe amashuri meza, babigishe mu mashuri akomeye cyane, babashakira ibyo bakeneye mu buzima. Ariko aho yavugaga icyo gihe nta mwana n'umwe wari waravuyemo ari muzima. Umwe yarafunze, undi yararwaye mu mutwe kubera ibiyobyabwenge n'ubuzima bubi yagiye abamo, bose bagiye bagira ubuzima butari bwiza. Aho ngaho bigaragaza ko aba babyeyi bitaye ku gushaka cyane amafaranga, ariko babura umwanya wo kurera abana. Nigeze kuvuga ko hari itandukaniro ryo kurera no kwigisha. Babyeyi tugaruke ku nshingano, tugaruke n'uyu munsi. Niba umwana wawe yaramaze kugera muri iki kibazo, banza wisuzume wowe nk'umubyeyi, uvuge ngo ariko jewe ni hehe nagwiriye, ni hehe nabyiciye, ni hehe natakarije. Nurangiza niba umwana wawe yaramaze kugera muri iki kibazo kimwe muri ibi turimo kuvuga, banza wisuzume nk'umubyeyi, urebe ngo ni hehe natakarije, urebe ngo ni hehe ntabikoze neza. Nurangiza usaba Imana guhe ubuntu. Naho ari mu kigo ngororamuco uyu munsi, birashoboka ko yakongera kujya ku murongo. Yego hari imyaka yatakaje, yego hari amashuri yagombaga kwiga atize, yego hari ibihe yagombaga kuba yarabayemo atabayemo, ariko reka nkubwire ngo haracyari ibyiringiro, biracyashoboka. Wowe nk'umubyeyi ushoboye kwigarura, ukururutsa umutima, iba ariko nabivuga, uyu mwana mwakongera mukagirana ubusabane, ukongera ukikosora, ukamukunda aho utamukunze, ukamubabarira aho utamubabariye, ukamuba hafi aho utamubaye hafi, ukamusengera aho utamusengeye, ukamubwira amagambo meza aho utayamubwiye, ukikosora.
birashoboka ko byakosoka, birashoboka ko uyu mwana yakongera akajya ku murongo. Rero nsoza mbasaba ababyeyi, utitaye kuvuga ngo uri mu Kristo runaka, uri mu idini runaka, uri mu itorero runaka, niba uri umubyeyi ukaba warabyaye, Imana irakureba, igutegerejeho umusaruro ku buzima bw'uyu mwana. Rero bimwe mu buryo wabibyaza umusaruro ni ukunyura muri iyi nzira yo gusenga. Washobora gufata aya magambo ukayandika ahantu ukajya uyatura ku buzima bw'umwana wawe buri munsi, hamwe n'ibindi byinshi ushobora kuba warize cyangwa wazaniga n'ahandi. Ni ukuri ndakubwiza ukuri ngo bizagira ingaruka nziza ku buzima bwe. Abana bacu ni imitwe, ntabwo ari imirizo. Abana bacu ni ab'imbere, ntabwo ari ab'inyuma. Abana bacu bazabikora, bazabigeraho, bazabishobora. Ntabwo baje guherekeza abandi mu isi, ntabwo baje kuturiza no kutubabaza, ahubwo ni umunezero wacu nk'ababyeyi. Imana rero ibahe umugisha. Ikiganiro nakagaruka, mutwandikire muvugane natwe. Ushobora kuba ufite ikibazo cy'umwihariko gitandukanye washaka kumbaza cyangwa ko tuganira kuri icyo kibazo. Nimero za WhatsApp ziba ziri aho ngaho munsi y'ikiganiro. Ni ukuri reka tuhuguke, tuve mu biduhugije, dusengera abana bacu, tubane nabo, tubatere mu buryo bwo mu mwuka, bazamera mu buryo bufatika kandi tuzashima Imana. Ciao.